tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Bakristo bavandimwe, ndabashuhuje ndabahobeye cyane ngira nti Kristo Yezu akuzwe. Kandi ndabifuriza umunsi mwiza cyane, umunsi mukuru w'abakundana. Uyu munsi ni Saint Valentin, ni umunsi wa mutagatifu w'urukundo Saint Valentin. Ndabifuriza mwese rero umunsi mwiza w'abakundana, kandi abatagira abakundana mwe ndabifuriza kubagira. Kandi na mutagatifu wacu Kizito Mihigo muribuka yuko mu by'ingenzi yatwigishije ni urukundo gusa muri byose n'ahantu hose. Twagarutse rero muri ya gahunda yacu yaduhoberane n'umwe n'ubwiyunge, kugira ngo tubeho mu mahoro, tuzapfire mu byishimo bya Nyagasani. Ntushobora kugera ku bumwe n'urukundo, ntushobora kugera ku bumwe n'amahoro n'ibyishimo udafite urukundo. Icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga rero ko urukundo ruta byose, urukundo ruri hejuru ya byose. Ntabwo ari mutagatifu Saint Valentin wenyine wabigaragaje, ahubwo na mutagatifu wacu Kizito Mihigo mu nshingano yadusigiye niyo ngiye ikomeye y'urukundo, kuko yavuze ati mubabarirane, abashaka kuvuga ati mukundane. Ntushobora kubabarira udakunda, ntushobora kuba mu byishimo ngo uzapfire mu bindi utabayeho mu rukundo. Kuri uno mugoroba rero muri kumwe na mama Christina, uko musanzwe munyumva kuri uyu wa gatandatu, kuri iki cyumweru nako ku wa gatandatu harashize Nivona wabigishije ntabwo ari njye. Kuri iki cyumweru rero ni mama Christine wakunda cyane muri kumwe, kugira ngo tuganire nanone muri iyi gahunda yacu yatumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Mbifurije rero umunsi mwiza wa Saint Valentin, mukundane nk'uko Kristo yadukunze. Ariko kuri uno munsi muribuka ko tumaze umunsi umwe rukumbi umwe gusa dutangiye inzira y'umusaraba yo kwibuka umutagatifu wacu Kizito Mihigo. Rero tubanze tunamuzirikane, dufata akanya gato ko guceceka, twibuke kuri iyi tariki ya 14 ko yari mu magi. Tariki ya 14 mutagatifu wacu yaraziritse, yari imbere y'abagomba kumutorotira bakazagera n'igihe bamwica. Inzira y'umusaraba yatangiye ku itariki 13 z'ukwa kabiri. Abo muri KMP rero turamara iminsi 7 tugendana nawe kugeza igihe bazururutsa umubiri we mu gituro cye, tukabizirikana, noneho tukabona komeza gahunda zindi zisanzwe turangije iyi nzira y'umusaraba kumwe nawe kugeza igihe aruhukiye mu mahoro. Ubwo rero nubwo turi mu byishimo by'abakundanye, ariko twebwe abakizito twese turi mu gahinda, agahinda ko kwibuka ko yahetse umusaraba muri iyi minsi turimo. Ariko kandi tuzayirangizanya ibyishimo, kuko agahinda ntabwo gaherana abana b'Imana. N'igihe Yezu Kristo yari ku musaraba, mama we yarariraga, inshuti ze zarariraga, ariko nyuma y'iminsi 3 gusa bagize ibyishimo birengeje, kubera ko Kristo yazutse, yatsinze urupfu, aradutsindira, atsinda umwanzi, nuko aturonkera ubugingo buhoraho iteka. Ntabwo rero turababaye, ariko nta nubwo turi bwishime uyu munsi, kuko turagerageza kubabarana na Kizito. Nubwo turi mu minsi mikuru y'abakundana, dukundane mu mubabaro, kuko no mu byishimo tugomba gukomeza urwo rukundo nyine. Igihe Yezu Kristo azuka, intumwa nazo zakomeje urukundo mu byishimo, nk'uko zari zakomeje urukundo mu mubabaro no kumukurikira mu nzira y'umusaraba. Rero dutangire turirimba iyi ndirimbo yo ku musaraba. Mubyeyi ugira ibambe by'utwibutsa iminsi yose, ibyababaje Yezu
igihe Yezu yitanze adupfira i Karuvariyo, wari umuri ruhande, n'ibyaha zacu yazize, nitwe twese yapfiriye, ngo abone kudukiza. Ninde utagira ishavu yibutse nyina wa Yezu, uririra umwana we, mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose izababaje Yezu. Amen, aleluya. Nyagasani, tuje imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo twibuke umwana wawe Kizito Mihigo, wamuhaye gushushanya inzira y'umwana wawe Yezu Kristu mu gihugu cy'u Rwanda, muri kontina y'Afurika, mu ruhando rw'isi yose nzima. Nuko umuha guheka umusaraba, umuha gupfira ibyaha bya bene se, ibyaha by'abanyarwanda bakoze muri jenoside yakorewe abatutsi, muri jenoside yakorewe abahutu, n'ubundi bwicanyi butarabonera izina, n'ibindi byose bibi byakomeje biba mu gihugu cy'u Rwanda na mbere yaho, ari ku ngoma y'abami, ari mu bukoroni, ari mu bitamaye agaciro byose igihugu cy'u Rwanda cyamye kizungurukamo, kuva ku ngoma ya Gihanga ukageza ku ngoma ya Paul Kagame uyu munsi. Abanyarwanda babaye mu icuraburindi, baba mu ivanguramoko, baba mu bukoroni, baba mu buhake, baba mu kwicana, baba mu bintu bibi cyane. Satani arabiyegurira, ariko mwami waravuze uti muri mwe hazavukamo umwana umwe, azabigisha urukundo nyarwo nshaka ko mwumva, urwo rukundo mwanze kumvira mu kiliziya, urwo rukundo mwanze kumvira kubihaye Imana babigisha, barubigisha rugahita mu gutwi kumwe bukanyura mu kundi. Ariko nzabaha umwana uzababwira ati, bantu banyarwanda, nimukundane, nimukundane, nimubane kivandimwe, kubera ko niwo mukiro wanyu. Ibyishimo bya mugenzi wawe w'umuhutu nibyo byishimo bya mugenzi wawe w'umututsi, nibyo byishimo bya mugenzi wawe w'umutwa. Mwikwicana, murekeraho kuba bagahini, murekeraho kurunda amoko, murekeraho kwigira babi. Ngiyo inzigo Mutagatifu Kizito Mihigo yaje guca kugira ngo tutazayisubiraho ukundi. Yaremeye ku itariki 13 yashatse guhunga kugira ngo yigire mu mahanga, ko yabonaga u Rwanda kurubamo birutwa no kuba muri prison no kuba mu buroko. Ariko ntago bamukundiye ahunga, bamufatiye ku mupaka, baramujyana, baramuzirika, bamubuza uburenganzira bwe bwo guhunga, bamubuza n'uburenganzira bwe bwo kubaho muri sosiyete nyarwanda nk'umwana w'umunyarwanda, ahubwo bamwica urupfu rw'agashinyaguro ahagaze, ku buryo umwana yabuze iyo ahungira n'iyo ahumekera. Nuko atangira inzira y'umusaraba gutyo, bamufatira muri sitasiyo ya Remera, bamuzirika. Nuko n'ahandi bamujyanye bamuzengurukana hose, Nyagasani wowe urahazi, urahareba, ibyo bamukoreye byose urabizi, urabireba, kugeza igihe bamumariyemo umwuka. Nuko rero tuje kuzirikana iki cyumweru cyose ubugome bamukoreye, kugira ngo nawe akemera gushinyiriza kugeza ashizemo umwuka. Ariko nzi neza ko yapfuye avuga ati, mwami, niba ngomba gutanga ubugingo bwanjye kugira ngo abanyarwanda bazumve ubutumwa bwanjye, ndabutanze. Ariko nabo uzabahe kumenya icyo napfiriye, bamenye ko napfiriye ubumwe n'ubwiyunge mu bantu, kandi ko bizahera mu Rwanda bigakomeza no muri Region de Grand Lac yose, bikakwira ku isi hose, abantu bakumva ko bagomba kubana mu rukundo no mu mahoro.
reka rero dukomeze ku isengesho yavugaga ari mu buroko. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibishimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshengura ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ngo ndagusaba kukifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangije muri njye ukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amen. Aleluya. Uyu munsi rero bavandimwe ba Kristo, ba inshuti zanjye, igika tugezeho ni igikurikiranya nyine n'ibyo ingorane Mutagatifu Kizito Mihigo yagiranye na Bamporiki, Minisitiri Bamporiki. Turakomeza aho bari bagereje ejo, haragira hati: mu nama yacu namubwiye kandi ku makimbirane yanjye na Bamporiki n'umushinga w'ishuri ry'umuziki wanjye washimuswe. Mu by'ukuri mu mwaka w'ibihumbi 2013, nyuma yo gusaba umushinga w'ishuri ry'umuziki, Minisitiri w'Uburezi Bwana Vincent Biruta yasezeranije gutera inkunga iyi gahunda ikomeye kandi yohereza ibyangombwa muri WDA, Workforce Development Authority, ikigo cya leta muri Minisiteri y'Uburezi ishinzwe amahugurwa y'ubukorikori. WDA ifite ingengo y'imari yagombaga gutera inkunga KMP Music Academy. Aho kudushakira inkunga, WDA yahinduye umushinga itangiza ikigo cyigisha umuziki ku Nyundo mu burengerazuba bw'igihugu. Igitekerezo ni kimwe, usibye ko hariya batazakora umuziki wa kera, ahubwo umuziki w'ikoranabuhanga mu buryo butandukanye bugezweho. Uburyo bwo gushaka abanyeshuri nabwo ntabwo butandukanye. Ni magambo ya Mutagatifu Kizito Mihigo mu gitabo cye. Abakristo bavandimwe rero ntabwo tuyatindaho kubera ko turi mu gisibo. Iki gisibo nyine kijyanye inzira y'umusaraba yari yatangiye ku itariki ya 13 ejo hashize, ubwo bamufatiraga muri Nshiri, muri Nyaruguru, cyahoze cyitwa Nshiri, bakamugarura i Kigali yamo yihungira, bakamubuza gukomeza urugendo rwe, kandi bazi neza ko bamwishe ahagaze, badashaka yuko agira n'uburenganzira bwe mu gihugu cye, bakamubuza no guhunga. Umva bari bamuburabuje, ariko ntacyo. Ubuhungiro bwacu twese ni mu ijuru kwa Jambo. Hari abantu bibwira ko kuri iyi si akubujije aho utura akakubuza ubuhumekero ngo ubwo ngo abagushoboye, noneho yanakwica ngo arakurangije. Kuko n'ubwenge buke. Iyo wishe umuntu asubira ku Mana yaturutseho, kandi Imana yaturutseho ibimwiteguye, kuko Yezu Kristo yarazamutse aragenda ajya kudutegura aho tuzicara twese turangije uru rugendo rwo ku isi. Ni abanyabwenge buke rero bibwira ko iyo bishe umuntu ngo abapfuye. Byo ni ubwenge buke, ni ubujiji, ni ubuginga. Ni ubuginga rwose, kubera ko icyo utazi ntabwo bivuga ko kitabaho, cyangwa icyo utemera ntibivuga ko kitabaho, cyangwa icyo wanze kwemera. Ni ukuvuga rero ngo kumva ngo igihano cy'urupfu ngo nicyo bene muntu twaretse kuba abanyabwenge buke, ngo bagashyiraho igihano cy'urupfu. Ninde se wabwiye ko urupfu hari uwo rwishe? Mu rupfu guranirwa ubuzima, mu rupfu n'upfa, mu rupfu hapfa iki cyondo, uyu mubiri. Niyo mpamvu muri ino minsi tuzagira umunsi w'ivu, abakatolika tuzajya
mu kiliziya mu gutangiza igisibo abasaserodoti badusiga ivu ku gahanga bakavuga ati uri igitaka cyaturutse mu kindi. Urumva bijya ni ikintu gikomeye cyane bitwumvisha yuko ntabwo iyi si twaje kwituraho, twaje turi abagenzi kandi iyi si ntabwo tuzayibaho ubuziraherezo, ahubwo ni icumbi turi gukoresha mu rugendo tugana Imana. Ni ukuvuga ngo niba umuntu avuze ngo arakwishe arakurashe, umenye ko ni umubiri adisitoroyinga, ni umubiri yica, ntabwo yica roho izahoraho iteka, kuko roho ni umwuka w'Imana, ni umwuka muzima. Igihe uremwa mu nda ya nyoko, Imana iyo ihushye mu mwuka ntiguha ubuzima, uwo mwuka w'Imana nibwo buzima, niyo roho ntabwo izigera ipfa. Hazapfa iki kintu cy'umubiri twambaye, kizasubira mu gitaka kibore kihinduke ifumbire mu zindi, ariko umwuka Nyagasani yaduhushyemo ntabwo uzapfa, uzazamuka ahubwo usanga Imana. Noneho niba rero wakoresheje Imana, wa mwuka wawe ntabwo uzicara muri paradizo ku Mana, ahubwo Imana izawuhana usange Satani wakoreye. Niyo mpamvu bavuga ko abanyagatolika twemera umuriro, tukemera n'ijuru, tukemera purgatori. Abagerageje kwihatira kubaho bakurikiza iby'Imana, abo bantu nta ngorane bazagira, kubera yuko Imana izabaha second chance, izabaha ubundi buryo bwo kugira ngo batange impongano z'ibyaha byabo, aho ni mu purgatori. Noneho abazaba batahutse barakeye bazahita bajyana n'Imana straight direct mu ijuru. Naho ababa bazaba barakosheje bwa buryo budashobora guhabwa na chance zo kugira ngo batange impongano z'ibyaha byabo, abo nibo basanga Satani. Ni ukuvuga abandi bayeguriye, abandi bakora pacte nayo, babandwa, basizora, baroga, bica, baticuza, batuka Roho Mutagatifu ngo nta kubabarirwa. Abandi bazi ko nta mbabazi ziba mu bantu, nta n'izigomba kuhaba. Abo bantu bahenengeje bakavuga bati Imana ntinabaho, abo ngabo nyine Satani yabuzuye umutima, abo nibo bazapfa bagasanga Satani. Naho abandi bose bafite uburyo Imana izabaciramo urubanza ikurikije uburyo babayeho. Icyo nicyo nagira ngo mbibutse, icyo nagira ngo mbabwire ko turaba bene muntu, turanyabwenge buke, muri make turi ntabwo nakoresha izina ritukanye, navuga ko turanyabwenge buke kandi tunihenda n'ubwenge, kubera ko twibwira ngo ibyo tutemera ngo ntabwo bibaho, ngo kandi birahari. Ibyinshi ibikomeye, hari umuhanga wavuze ko ibikomeye ntabwo birebeshwa amaso y'umubiri, ahubwo birebeshwa amaso y'ukwemera. Ibikomeye ntabwo bigaragarira ku maso y'umubiri. Narabyemeye cyane aho ngiye kwiga ishuri ry'ubuganga, aho narebeye muri microscope bakanyereka ko ku ntoki zanjye hariho ibintu ntaboneshaga amaso y'umubiri, ariko muri microscope bikaboneka bikagaragara. Ukabona ni binini, ukabona biragaragaye, ukabyita n'izina bigakunda, nyamara amaso y'umubiri wabonaga nta kiriho. Uzarebe microbes muri microscope urebe ukuntu iri nyagambura, oh my god, ukumirwa uti burya iyo ubyize ukiga isomo rya microbiology niyo ryanyeretse ko koko hari ibintu byinshi bitagaragara amaso y'umubiri, twebwe tutemera ko tutabibona, nyamara ntibibuza kubaho. Izo virusi tuvuga za JGC ntabwo ushobora kuzibona n'amaso y'umubiri wawe, ariko hari n'izitagaragara muri microscope. Muri microscope hakunda kugaragara za bacteria, ariko za virusi kugira ngo zigaragare biragoye, bigomba za microscope zihanitse. Mbese ibitagaragara amaso yacu ntitukibwe ngo ntibibaho, birahari, kandi nibyo binakomeye kurenza ibyo tubonesha amaso y'umubiri. Muri make rero roho ntipfa, igumaho, mubyemera mutabyemera ni akazi kanyu, ariko genzi ko roho mfite ntizigera ipfa. Niyo mpamvu mpora nyirinze kugira ngo izaronke ubugingo buhoraho iteka, aho kugira ngo izajye mu muriro w'iteka. Tumenye ko dufite roho zidutuyemo. Hari akarimbo nakundaga cyane mu Kiliziya Gatolika twaririmbaga, roho yanjye indimo nk'uko umwana ahora akikiwe na nyina, Jyuhora wizeye Nyagasani w'Isiraheli, kuri iteka ryose.
nyagasani tuze roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro. Ahubwo roho yanjye ndayituje tuzinezerwe, roho yanjye ndimo kuko umwana wawe akikiwe na nyina. Yuhora wizeye nyagasani w'Isiraheli, kuri ubu n'iteka ryose. Amen, aleluya. Kizito rero yari azi ko afite roho, yari azi ko afite roho muri we, ahora akikiye nk'uko umwana ahora akikiwe na nyina. Niyo mpamvu yayirindaga uburakari, nubwo bamurikiye amuprovokaga, nubwo aba bose ari bangarambe, numva sister Ivona yarabasomeye ubushize uburyo Ngarambe yarakaje Kizito cyane ndetse akamukingiraho urugi, bakamutwara imishinga, bagakora ibintu byose, ariko ibyo byose ntabwo byanduje roho y'umutagatifu wacu. Yarabihoreye, arabasengera, bamuhekesha umusaraba, arawuheka ageza ku ndunduro, ariko ubu ahari bariya bo kuhicara bizabatwara igihe kinini. Simvuga ko bidashoboka, ntabwo ndi umucamanza. Bashobora kwicuza, bashobora kurogereta ibyo bakoreye Kizito, bashobora kwihana, baracyafite chance yo kugira ngo bagarukire mutagatifu Kizito, ahubwo bamwiyambaze kuko yabakorera ibitangaza bikomeye. Yego, ubwo rero muri Bibiliya naho hagira uko hatubwira ukuntu tugomba kwitwara mu gihe dufite abanzi bari kutoteza no kutugora mu mibereho yacu. Paulo mutagatifu intumwa uko yandikiye Abanyaroma umutwe wa 12 umurongo wa 17 ukageza kwa kangahera, kageza ku 17 kugeza kwa 19, haragira hati: ntihakagire uwo mwitura inabi, mwihatire kugaragariza abantu bose ibyiza mukora, bishobotse mu rugero byabaturukaho mwebwe mubane mu mahoro n'abantu bose. Ntimukihorere ubwanyu nkoramutima zanjye, ahubwo muha akanya uburakari bw'Imana, nk'uko byanditswe ngo kumara inzigo n'ibyanjye ni njye uzatanga inyiturano. Uwo ari nyagasani ubivuga. Ayo ni amagambo y'isomo ritagatifu ko Paulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Nahabwe ikuzo nyagasani. Bakristo bavandimwe rero, ni ukuri Bibiliya iduha uburyo twitwara mu bintu byose. Niba tuyikunda tujye dukunda no kuyisoma, dukunde no kwitwararika kubyivuga ko biduha umunezero hano munsi. Murabona ko mutagatifu Kizito Mihigo we yiberaga mu isengesho, akaba mu kiliziya, ni afere yakoraga zo kugira ngo akwize ubwo butumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge akoresheje umuryango we KMP. Yahuriyemo n'ingorane n'inzitane, ariko ntabwo yabyitwayemo nkatwe basanzwe barejareje mu kwemera. We yabyitwayemo mu kwemera gukomeye, abasengera, abihorera, akomeza gahunda, ibyo bamukozeho byose akabyakira nk'intama bashoreye mu ibagiro, nyamara akabitura nyagasani. Yabimunyujijemo neza rero, ahava ntawe afungishije cyangwa agiye kuburana nawe, cyangwa yirirwa tukasebye nk'uko we bamusebeje. Bariya bamuhora iki baramusebeje, bamuhora iki bagiye batuka Kizito, bagenda bamugambanira, bakora ibintu byose, barahenura, bajya hejuru kwa Paul Kagame, kwa Jeannette Nyiramongi, bavuga Kizito nabi, bahakirizwa, bakora ibintu byose ngo bakunde bamwambura amafaranga bari bamugene bayabahe. Ibyo byose Kizito arabyihora bari bibaha, ariko se byabamariye iki? Bamuhora iki rero muvandimwe? Nawe turakubwira, igihe ni iki cyo kwihana, igihe ni iki cyo kugarukira inshuti yawe Kizito wagambaniye. Nubwo wamugambaniye, turakwemeza ko we n'umutagatifu aragusabira, kandi yifuza ko roho yawe irokoka, ukareka kwitwararika ku by'isi ahubwo ukitwararika ku by'ijuru. Aragusabira rero Kizito, rero dukomeze tumwiyambaze muri inzira y'umusaraba ye, tugendane nawe, kandi dukomeze tuzirikane umuryango we, tuzirikane umubyeyi wamubyaye ukuntu yababaye, nk'uko Bikira Mariya yababaye munsi y'umusaraba. Uyu mubyeyi tumusabire, dusabire abavandimwe ba Kizito Mihigo, dusabire inshuti ze zose zamukundaga natwe turimo, dusabire umuryango we yasize KMP,
dusabira ibyo byose, kandi nawe ari kutureba hari mu bushoshoro bw'ijuru. Tuzi neza ko ibitangaza bizakoreka, koze yapfiriye y'ubumwe n'ubwiyunge ikazakwira mu banyarwanda bose bidatinze, kandi kakongezwa no muri region de Grâce yose, kagera no mu Burundi no mu Uganda no muri Tanzania no muri Congo hose. Mutagatifu Kizito Mihigo akaba umutagatifu wa region de Grâce. Tubisaba Imana kandi izabiduha. Mwese Imana nibaho umugisha, tugendane muri inzira y'umusaraba wo kwibuka umutagatifu wacu dukunda cyane, kandi nawe akomeza dusabire kubw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.